wa Muhazi wisakura mu izamu umuzamu w'iburyo umupira ugwa mu nshundura y'ibumoso uragenda winjira mu nguni neza ukirigita inshundura ziti ziraseka ziratamagara zitari ko muhireka ngura umuntu watanze twari turadukonje muri atunyanye ati muhira wajya ugabanya muhira aganiriza inshundura nk'umukobwa uri kuganirizwa na ba nyirasenge muri Bride Shower sakuramo icya mbere hano Rayon Sport kimwe Muhazi ubusa ubwo rero nguko iminota 35 abareyo baterekana igitego cya mbere bagikesha uyu muvandimwe uyu mwana wa hariya Zambura Buturo igikono mwereka Veruni Luvumbu Nzinga Boyka Machine most valuable player muri championnat Rwanda ikitegererezo ku bandi bakinnyi arahagaze ari kumwe na Bugingo Hakim ndabona biyunzaho bita Kalisa Rashid inama irateranye Reyirimo iragambana igiye gushaka igitego cya kabiri reka turebe niba bikunda reka turebe kufra kabisa kufra nka metero 26 ngaho uvuye ku isamu cyane yansinga ari kwiye kabisa uvuye ku isamu ry'Amazi United Luvumba rifata mu rukenyero rifata mu mayunguyungu hariya Kalisa Rashid arongera aramwongorera Faransa rwinshi cyane hariya Luvumbo abareyo bari gukoma amashyi bari kubyina abareyo bavuga batereka turebe ko yakongera kuduhagurutsa bategereje ibifa muri kufra amase n'umutima babishyize kuri Luvumbo attention auti wabigombe Kinshasa hirya cyari umanura nyoni kure cyane manura barayinasa ayirasa ku musozi wa Monfleri hariya muri komine Gombe kabisa Kinshasa Gombe rwose baro mwirebaho za Monfleri muyitugarurire ibintu birakomeye cyane barinambukiranyije inyuze zago mice kisanga niruka atasirakomemberezo mureyo esenu ariko sena amaguru ye amaguru nayo kugendesha kabisa yarabonye umupira neza arinjira ariko gutanga pasi birananirana umupira arenga no kuregurwa n'ikipe ya Rayon Sport ndabona uyu mwana hariya hirya iyo ngiyo uwo bita Tuguma Tuyisenge Arsene renze hirya iyo ngiyo kabisa za Katsata Karuruma hirya akaba agiye kwinjira mu kibuga iminota ni 68 Rayon Sport kimwe Amazi United musa wa bita Joseph Rava Majya Marcel nebyo Arsene yinjira mu kibuga umwana w'Ikabuye hari ku ruganda rw'isukari umwana agiye ukina ku bibuga by'Ikabuye agakina mu bibuga bya hano aho bita mu Cyuga akamanuka agakina hano za Strabaga mu Gatsata kabisa munsi y'ibigega uyu ni umwana wakuze wana bamutisha Didier tubareba tubakubita inkonde ati yenyu bajenga muva mu kibuga bakaba bakuru dukine kumwe mwasangaga abana mu kibuga mukabahinda mu budehe mubigizayo mutahe mujya kuryama mujya gusinzira ababyeyi baba buse saza turasesekanye muri vacances abana twarababangamiraga ariko Imana nayo ni ikintu cy'ingazi mubo twakinanaga bose abitwa ba Dominique abitwa ba Ntare bamwe bagiye muri IT abandi twaba abanyamakuru abandi bagiye hehe sinzi ibyo barimo abandi bagiye za Canada ba Fabrice aba bana nibo bavuyemo abakinnyi aba twarababangamye ariko turimo turabogeza abana baho neza kabisa atasera gatora Arsene umupira wa mbere muri arwo bumoso Arsene aragucenga Arsene Muzamara ufata ura kurora birangira ugiye pasi ariturutse kwa Arsene Muzamara ufata uramucikusa nkaho wongeye kujya kwa defenseur birangira n'ubundi bawukijije izamu ikipe Amazi United kufra ikipe Amazi ikosa bakoreye kwate negura neza cyane mutije ma Janvier attention
shyira umupira neza cyane kuri umuvandimwe witwa Joseph Saki. Attention, shyira umupira kuri umupeti witwa Mbido, comeka pase Kature baragwa kaneza cyane Rashidi Karisa afya kona murano rw'iburyo ayitanga nabi. Joseph Saki karaga pase imbere zamu arafunga neza cyane bugingo Hakim, pira itawutubura kizizamu, pira kwa Eseno reka turebe. Attention, Eseno arafunga controle hivi aracenga Eseno sizo mpira kwa Lovombo Eritiama Kelemabi. Attention, reka pase Arsene, pira kwa Mwirekeve exterieur Eseno atasi imbere zamu ya Manchester United. Lovombo shot ni Jericho deflection muzamu Nzana Ebini Munyakameruni ahita neza nta kibazo. Pira Luvumbo yarazamuye ariko ntibyamukundira. Serere Kamahoro Yusura urabona ko ino stade, urabona ko ino tapi yatangiye gusaza. Urabona hano hantu hari abakameramani hano bicaye hari hafi y'abo bakora imyitozo yashaje pe itapi yashaje. Amahoro nagere yuzure nabonye nehuye bikomeye kafu yabuze ati niriya tapi yiwe tugomba kubasura tukareba niba ikiri nzima kuko twabonye ibintu byawe kuri match ya South Africa amazi yanga kuva mu kibuga kabisa ati turabasura turebe niba ari zagaruka muri inspection kabisa. Ubwo rero Amahoro rwose niba yagire rwose yuzura ubundi tuhatahe zaba ni meza rakabyara kabisa, zaba ari meza cyane. atasariza mu Chelsea imbere y'izomo uyu mwana witwa Tuguma wa hano zakabaye ku ruganda rw'isukari yaragifitemo agasukari muri we nibwo yarakijira mu kibuga karagabaro iza mu kirere bamwita Musa Esenusiba aritaba baro yari mu kirere ayikorana umutwe akora icyo bita gukupa trajectoire ayihindurira icyerekezo burasaga nigana hagana muri kona yayikoze ayisurikira kwerekeza mu mwemwe z'izamu shyira bara mu mwemwe za fire hariya kabisa muri ubu bwoya bwo mu gatuza imwemwe ziravuga ziti ninduhozeho umuntu arashiduka umva ni fire mvuga ziranyeganyega ziti nyabuneka uramenye ngenda kirigitwa cyane ziraseka izi nshundura zihagarariye abagabo zimwe zireba kwirebera n'izasekeje naho izihagarariye abagore zireba nyamugongo zimwe zigira mu ntege heza no mu byano nazo bari bazinaganyije. Rayon Sport ikora hombi ku bagabo no ku bagore babwira ati banyarwandakazi ni bibiri Rayon bibiri ikipe ya Muhazi ubusa. Atasera gatorongera arayizamura imbere y'izo birakomeza mu rya Muhazi n'ubundi. Attention shizizamu kabisa nana yitwa Arsene yasaza arahindura imipira y'imiriro imbere y'izamu kabisa. Abareba bongeye kugerageza uburyo ariko biranga iminota nayo irakomeza kugenda yicuma tugeze ku minota 74 bibiri by'ikipe ya Rayon Sport ku busa bw'ikipe ya Manchester United. Attention, Arsene ashaka kwifasa agapira karekare ariko umupira w'umurengana no kurengurwa n'ikipe ya Manchester United. Karo kwemeze rero
hatari kabisa. Umuvandimwe Manu hari i Buruseli ati ndabakurikirana Belgique ati umupira muri wo uryoshye ati nsuriza rigane kabisa. Asante sana Manu. Akaba rero ari uko byifashe. Chomeka pasi barizamukira n'ubundi. Attention kora ikosa rikomeye cyane ni kufra ikipe y'Amazi United. Ikosa rero bakoreye umuvandimwe witwa Tesasira Adamu. Tesasira akaba ashyizwe hasi